Turi mu isi y'iterambere, aho abantu benshi basigaye bumva ari ubusirimu gukorera amafaranga cyangwa se gukorera buri faranga bakaribika kuri banki, ubundi bakaza kurikurayo hari ikintu runaka bagiye kurikoresha. Abantu benshi muri iki gihe ntibakizera amakofi yabo, abantu benshi muri iki gihe ntibakizera amazu yabo, amafaranga yabo batunze cyangwa bakoreye yose baba bumva bayajyana mu mabanki. Bisa nk'ibigezweho mu rubyiruko cyangwa se mu bantu bakiri bato gutunga amakarita ya banki, buri wese yirata banki akoresha. Ibi ngibi byabaye nk'amabrand y'amatelefoni, buri wese bitewe na banki akoresha aba yumva ariyo level y'ubusirimu ariho. Abantu benshi banezezwa cyane no kwinjira muri biriya byuma by'ama ATM machine bagiye kubikuza 1000 cyangwa 5000, baba bumva bisa neza, baba bumva bibahereza appearance nziza mu bantu, baba bumva bari nemeje n'inshuti zabo. Wowe uteze amatwi iki kiganiro ngo ayikaze mu isi y'abagabo, tugiye kurebera hamwe ibinyoma twagurishijwe n'amabanki cyangwa se ibinyoma twabwiwe n'amabanki bikadushishikariza kuyagana, bikarangira amabanki atubyaza inyungu aho kugira ngo twebwe tuyaganye tuyabyaze inyungu. Wowe uteze amatwi ikiganiro isi y'abagabo aho uherereye hose, ngo ayikaze. Reba hasi nimba wakoze subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kuko nta handi wabisanga. Dore ikinyoma cya mbere cyabayeho mu mateka y'amabanki cyangwa cyagiye mu mitwe y'abantu bagana amabanki. Ikinyoma cya mbere, abantu benshi bazi ko kugana amabanki aba agiye kugukiza, ariko ibi ngibi ni ikinyoma. Nakumenyeshaga ko nimba ufite banki wagannye cyangwa se ukoresha iyo ari yo yose ukaba utekereza yuko yaje kugukiza, hano hantu waribeshye cyane. Kuramo akawe karenge, tangira utekereza indi mirimo y'amaboko, kuko amabanki ni nk'uko umuntu afungura botike, akabari cyangwa se waba ufite amafaranga ugafungura uruganda. Umuntu wese cyangwa amabanki yose ahari hose nayo ashaka inyungu, yaje gukorera amafaranga, ntago yaje kuguha amafaranga. Iki cyo banza ugikure mu mutwe mu gihe cyose uri gutekereza kugana amabanki. Nimba unteze amatwi, ndabizi ushobora kuba utekereje ko ibyo ngibyo nkubwiye ari ibinyoma. Dore urugero rwa mbere, abantu benshi bashishikarizwa kujya gufata amadeni cyangwa amakredi mu mabanki. Baba bazi yuko ayo madeni bagiye gufata agiye kubahindurira ubuzima. Ariko brother cyangwa sister wowe unteze amatwi, ntago buri deni ryose ufashe muri banki riba rigiye kuguhindurira ubuzima. Ahubwo ideni ryose ufashe muri banki riba rigiye guteza imbere iyo banki ugiye kurifatamo. Reka ibi bintu mvuze mbigusobanurire neza. Nimba mu buzima bwawe nta experience ufite yo gutunga amafaranga, ndavuga gukorera amafaranga yawe ukagerageza kuyabyaza andi, ntago wowe uzabasha gufata ideni ryo muri banki ngo ari ryo ubasha kubyazamo inyungu bazagusharja, nurangiza unaribyazemo iterambere ryawe uyifuzamo. Ibyo bintu ntibizegera bikunda na rimwe. Urugero rworoshye, reba igihe umaze ukorera amafaranga, ntago uzi kwiprograma ku mafaranga ukorera ngo ugerageze kuyorganiza basi uyabyazemo kimwe mu nzozi zawe wifuza kugeraho. Ahubwo mu buzima bwawe amafaranga yose akugera mu biganza uhora ubona ari make, nta nubwo uzi gukusanya amafaranga ufite mu buzima bwawe cyangwa amafaranga ukorera mu bihe bitandukanye ngo nurangiza uzayakoreshe icyo wifuje gukora mu buzima bwawe. Ubwo mu ijambo rimwe ndi kukubwira ko wowe ubwawe utajya ubasha kugira inzozi ngo wiprograme, ngo uvuge ngo wenda nimba ushaka 1,000,000 wihe igihe cyo kuyikoreramo uzayikorera uyitunge. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko udafite experience mu gukuza ifaranga. Nimba rero utabasha gukuzira ifaranga cyangwa se iyi experience ntayifite mu buzima bwawe, kirazira kikaziririzwa kujya gukina no gufata umwenda muri banki utazabasha kwishyura. Nta kindi kintu kizakubaho mu buzima bwawe usibye ko na twatundi duke wari ufite cyangwa twatundi duke waguyeho natwo uzaduhomba. Ikindi, abantu benshi bibwira ko banki ari iz'abantu bose. Oya, banki si iz'abantu bose, cyane cyane abakene. Aha ngaha ndimo ndabwira wowe uzi yuko ikintu cy'agaciro waba utunze mu buzima bwawe ari umushahara wawe. Aha ngaha ndimo ndabwira wowe uzi ko ikintu waba utunze gifite umumaro mu buzima bwawe ari iyo note ufite mu mufuka. Ntago banki yagenewe wowe utekereza gutyo. Aha ngaha ikintu cya mbere ugomba kuzirikana nuko banki itigeze igenerwa abakene. Ubwo nimvuga ijambo abakene
ntiwumve umuntu udafite namba, ahubwo ndi kuvuga umuntu udafite ibitekerezo, umuntu udafite igitekerezo icyo ari cyo cyose cyamuteza imbere. Umuntu wese uri muri iyi si atazi umushinga yakora kugira ngo abashe gutera imbere, uwo nguwo niwe mukene ndimo ndavuga. Nawe wowe ufite imishinga, wowe utekereza kuri ejo hazaza ukanahabona, wowe ni wowe banki zifitiye umumaro. Ahubwo reka nkwereke uburyo wowe wabyaza umumaro banki, kuko ni nawe banki zaziye. Reka nkwereke uburyo wakoresha banki mu nyungu zawe, banki ikaba umufatanyabikorwa wawe, aho kugira ngo ugende kuba umukozi wayo, cyangwa se wowe ugende kuba bosi wa banki, ujye wirirwa uyikiza, ujye wirirwa uyiteza imbere, wowe nta kintu uyungukiramo. Tega amatwi aka gace gakurikira, ni wowe kareba. Ndakwibutsa ko ndi kubwira wowe ufite inzozi, wowe ufite ejo hazaza. Kuri wowe ufite ahazaza, wumvishe iki kiganiro kuva ugitangiye ukaba ugejeje aya magingo, reka mbanze ngira ibintu mbanza ngukure mu mutwe mu byo wari wumvise. Ikintu cya mbere ugomba kumva, banza uzirikane yuko banki zitari hano wowe kugira ngo zikwibe amafaranga yawe. Ibi ngibi byo banza ubyikure mu mutwe, ahubwo weho hano banki zihari kugira ngo mufatanye urugendo rw'iterambere. Uti gute? Wowe ufite inzozi zawe, ufite ejo hazaza wifuza, bitewe n'imishinga ufite, uri kubibona ko amafaranga yose utazayabonera icyarimwe, ariko mu gihe cyose uzaba warubatse umushinga wawe ufite aho uwugejeje ukora, ukajya kuguza mu mabanki kandi usanzwe uri umufatanyabikorwa wayo uyakoreraho amatransfers, bizaborohera kuba weho bakwizera bakaba baguhereza inguzanyo. Nageze kukubwira yuko ideni ari ribi. Ideni ni ribi ku bantu bagiye kurifata batarigeze bagira experience yo kumenya gukuza amafaranga. Naho kuri wowe ubifitemo experience, ideni nicyo kintu cyonyine ukeneye kugira ngo wongere umutungo wawe. Ideni nicyo kintu cyonyine ukeneye kugira ngo wihutishe iterambere ryawe. Gerageza ugende ufata ideni muri banki, ubundi business yawe uyishyire ku muvuduko w'iterambere, ibintu wari buzagereho mu myaka nk'icumi iri imbere wisanga uri kubigeraho maybe no mu myaka 2, kubera ko wabashije kubona ideni rihagije rigufasha kubona bya bikoresho wumva ukeneye mu kazi kawe. Ariko ibi byose kugira ngo ubigereho, ikintu cya mbere usabwa ni ukujya kuba inshuti na banki ukoresha. Nimvuga kuba inshuti, yes, ni ukuba inshuti banki yawe ukoresha cyangwa konti yawe ya banki ukoresha, mukaba muganira buri munsi. Rekera gukoresha banki yawe nka stoke uzajya ujya kubikamo amafaranga yawe, ahubwo banki yawe genda uyikoreshe mu ma transactions, genda uyikoreshe wishyura, bakomeze bakubone. Kandi n'ibyo utumva ugenda ubibaze, ugerageze kujya ugera kuri banki yawe gusobanuza ibintu utumva, kabone na bya bindi wumva ariko utumva neza, ugerageze ujye kubisobanuza. Ibi ngibi bizatuma ugaragara nk'umukiriya w'imena kuri iyo banki yawe, bagukunde nk'umukiriya wabo, nawe bakunde nk'abafatanyabikorwa bawe, kuko nibo bonyine bazumva umushinga wawe bakawumva mbere, kuko nibo baba bazi performance yabo cyangwa y'umushinga wawe kuruta abandi bantu abari bo bose. Nibo bonyine bagirira icyizere business uri gukora kuruta abandi bantu abari bo bose wakwifuza kuguza amafaranga yawe. Icyo nakubwira nk'icyo nsanzwe nkubwira mu kiganiro isi y'abagabo igihe cyose turi kuganira kuri finance, ni uko amafaranga ayo ariyo yose yicajwe ahantu hamwe aba ameze nk'urubuto rweze rwahiye, ariko rukagenda rukongera rugaterekwa ku meza cyangwa rugaterekwa mu gitariro, kandi rwararangije kwera, rwararangije gushya. Icyo kintu kiba ku mafaranga yawe ako kanya ni uko abora. Amafaranga yawe ayenga mu maso yawe, agenda atagaciro kayo ubireba. Amafaranga ni ayo gukoresha, amafaranga ntago ari ayo kubika. Nk'uko kubizera Imana bose babizi yuko ukorera Imana cyangwa ugakorera Satani hatabaho ibintu by'akazuyaze ushyuha cyangwa ugakonja, ni nako no mu isi ya ekonomi bimeze. Habaho umukire cyangwa umukene. Iyo utari umukire uba uri umukene. Nta muntu uringaniye ubaho. Iteka ryose muri ubu buzima habaho umuntu w'umukire cyangwa se akaba umukene. Ntago kuba umukire ari ukuba urusha abantu, ntago ari ukuba uri hejuru y'abantu bose, ahubwo ni ukuba ubasha kwihereza ibintu byose by'ibanze cyangwa ibintu byose wifuza muri iyi si. Naho kuba umukene ni igihe cyose hari ibyo ukirarikira ariko utabasha kwiha. Rero rekera kuba nimba nawe wajya gutekereza kumva ngo ndaringaniye, oya. Nimba uzi ko hari ibintu ujya ushaka kwiha ariko utakwiha, ugifite ibintu urarikira utabasha kugeraho, menya agatebo urimo.
nimba uzi yuko ibintu byose wifuza kwiha wabasha kubyiha muri iyi si, ibintu byose bisaba amafaranga, kuko nk'ubuzima nta muntu wiha kuramba, ibyo ngibyo nimba uzi ko byo ubasha kubyiha, nawe menya agatebo urimo. Impamvu nari mvuze ngo nta muntu wiha kuramba ni ibintu byumvikana, iyo bigeze ku ngingo y'ubuzima byo tubiharira Imana. Iyo bigeze ku ngingo y'ubuzima nk'uko nta muntu wiha kubaho, ntabwo byo tujya tugira icyo tubivugaho. Ariko ingingo yo kubaho neza muri iyi si yo uyigiramo uruhare, ingingo yo kubaho nabi muri iyi si yo ni ibintu ugiramo uruhare. Nimba uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko inzira yo kuba umukire cyangwa inzira yo kugana mu bukungu atari inzira iharuye. Nimba uri umuntu ugitinya ibihombo, nimba uri umuntu ugifite ubwoba, ntabwo iyi nzira yakugenewe. Inzira yo kujya kuba umukire cyangwa inzira y'ubukungu ni inzira y'abafite umutima ukomeye. Ni nayo mpamvu ubona abakungu ari bo bantu bakeya babaho ku isi. Abakene ni benshi kuko gukena ni ubuntu, gukena ntawe ubikwishyuza, ariko gukira bisaba igiciro. Nimba wumva uri tayari kwishyura igiciro bisaba kugira ngo witwe umukire, cyangwa bisaba kugira ngo ubeho ubuzima bwiza uhora urota, ongera urebe nimba wakoze subscribe, kuko iyi channel niyo yonyine izaguherekeza muri urwo rugendo. Reba hasi nimba warayikoze subscribe, kuko nta handi hantu uzakura ibiganiro nk'ibi ngibi nuramuka ugiye udakoze subscribe. Kora share iyi video uyoherereza inshuti yawe magara wifuza kuzabona mu rugendo rw'ejo hazaza, mwese muhahuriye, mwarateye imbere, mwaratunze, mwaratunganiwe, kuko aha niho honyine muzasanga ubufasha cyangwa muzasanga utubaruwa tuzajya tubafasha kwitsindagiza cyangwa kwisunika muri urwo rugendo rugoye rwo kugira ejo hazaza heza. Ikiganiro isi y'abagabo nakagaruka. Ciao ciao.